Haleluya. Yesu nashimwe cyane bene data. Dushimye Imana nanone kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye n'ubuntu budasanzwe kugira ngo tubashe kubona umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana kandi no gushobozwa nayo. Imana rero ibaho umugisha mwebwe mujya munkurikira, njya mbasabira ku Mana kugira ngo Imana irushirizeho kubafasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana kurusha ndetse uko mba nabivuze. Munyemerere uyu munsi dusome mu Migani ibice 4, turasoma duhere ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 27. Ndifuza yuko nsoma nanone Imigani ibice 18 ku murongo wa 21, hanyuma ndetse tusenge, hanyuma dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Reka dusome Imigani ibice 4 uhere ku murongo wa 20 kugeza ku wa 27. Haravuga ngo, mwana wanjye ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuzimuke w'umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibirindwa byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Tunganya inzira z'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Imigani 18 ku murongo wa 21 haravuga ngo, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Mana yaremye ijuru n'isi, ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Data, nciye bugufi imbere yawe kano kanya, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwinshi. Emera Uwiteka nganire n'ubwoko bwawe ijambo ryawe, kandi umfashe kugira ngo Uwiteka ibyo mvuga bigendane data ubusobanuro bwawe, kandi bigendane ubuzima. Ubwoko bwawe ubashe kwakira ubuzima bukubiye mu ijambo ryawe, maze uwera wa Isiraheli ubuzima bwawe bubashe guhindura imigendere yacu. Ndagushimiye ko uri Imana yumva gusenga, mbigusabye nizeye izina ryawe Yesu. Ubwoko bw'Imana buvuge ngo amen. Munyemerere some umurongo wa 23, kuko ariho tugiye gukura umutwe w'ijambo tugiye kwiga uyu munsi. Haravuze ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ijambo ry'Imana ahangaha riratubwiye ngo turinde imitima yacu kuruta ibintu byose birindwa, ngo impamvu ngo nuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Uyu munsi ndagira ngo twige ijambo rivuga ngo, menya uko warinda umutima wawe. Kuko nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo turinde imitima yacu, nuko bishoboka yuko twayirinda. Kandi igitangaje, batubwiye n'impamvu dukwiriye kurinda imitima yacu, ngo nuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Hariya twasomye mu Migani ibice 18 ku murongo wa 21, mwumve uko havuga, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Rurica kandi rugakiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Aho twasomye hambere hatubwiye ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Batubwiye yuko ngo iby'ubugingo bikomoka mu mitima cyangwa mu mutima. Ariko ahangaha ngo ururimi nirwo rwica, ngo kandi rugakiza.
ariko ikibazo kikavuga ngo mbese ibyo tuvugisha ururimi rwacu biba bivuye hehe? Yesu yigeze kuvugana n'abafarisayo ndetse arushaho gusobanurira intumwa ze kuko zari zamubajije. Abafarisayo ntabwo yabasobanuriye kuko baraje baramubwira ngo kubera iki abigishwa bawe ngo bataziririza ibigenzo ya basogokuruza, ibyo basogokuruza batubwiye gukurikiza, ngo ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya. Mbese mu yandi magambo bagiye kurya ibyo kurya kubera iki batoga badakaraba intoki mbere yuko barya, nk'uko abatubanjirije batwigishije. Bamubaza icyo kibazo, agiye kubasubiza ababwira ibintu byinshi bitandukanye ntashaka kujyamo nonaha, ariko bigera aho intumwa ziza kumubaza bitewe n'ibyo yari amaze gusobanurira cyangwa se kuvuga abwira abo bafarisayo. Intumwa zije zishaka kugira ngo zirusheho kumusobanuza impamvu yavuze kuriya. Biramutangaza cyane, aravuga ngo mbese namwe ntabwo murajijuka? Ntabwo muzi yuko ikigiye mu kanwa gica mu nzira yacyo cyarangiza kikaza gusohoka? Hari ukuntu Imana yaremye imibiri yacu mu buryo butangaje. Ibintu turya iyo bigiye mu mibiri yacu, hari ukuntu umubiri ubasha kuyungurura ibyubaka umubiri cyangwa se ibizima iby'umubiri ukeneye, hanyuma ibidakwiriye cyangwa se iby'umubiri udakeneye bikaba bifite inzira bigomba gucamo bikaza gusohoka. Ni ibyo Yesu rero yari arimo kuganiriza cyangwa se arimo guhishurira cyangwa se arimo gusobanurira abigishwa be. Ariko arangije ababwira ibindi bikomeye, arababwira ati ngo naho ibiva mu kanwa cyangwa se ibyo ibisohoka mu kanwa ngo nibyo byanduza umuntu, kuko ngo biba byavuye mu mutima wanduye. Iyo umutima wanduye, ibyo dusohora mu kanwa ngo nibyo byanduza umuntu. Ikibazo ko Yesu avuze ngo iyo umuntu asohoye ibintu bivuye mu mutima bitari byiza ngo nibwo yandura. Ikibazo, ese iyo atabisohoye nubwo atari byiza biri mu mutima we yakwandura? Ntabwo yakwandura. Kubera iki? Yesu yavuze ngo ibiva mu kanwa biva mu mutima mubi wanduye nibyo byanduza umuntu. Mu yandi magambo, umuntu yandura igihe yemeye kuvuga gusohora ikintu kitari cyiza, nibwo umuntu yandura. Ariko iyo umuntu atemeye gusohora cya kintu ngo akanwa ke kakivuge kagisohore, nubwo cyaba cyanduye ariko ntiyemere kugisohora, bene uyu ntabwo yandura. Haleluya! Niyo mpamvu rero ijambo ryatubwiye ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Rero nubasha kurinda umutima wawe, ntiwemerere yuko bya bintu bitari byiza byanduye bigusohokamo ngo bisoke mu kanwa kawe. Icyo gihe ntabwo uzandura. Haleluya! Rero turimo kuvuga iki? Ndagira ngo twigane bene data uko turinda imitima yacu. Kubera iki? Kuko nitubasha kurinda imitima yacu tuzaba abakiranutsi imbere y'Imana. Mbere yuko tuganira ku nzira zo kurinda imitima yacu, ndagira ngo mbanze mvugire ijambo rikomeye. Nubwo ngiye kukubwira ngo ushoboye kurinda umutima wawe, ariko kandi reka mvuge yuko utabishoboye. Reka mvuge yuko umuntu atakwishoboza kurinda umutima we, ahubwo abishobozwa n'Imana. Ariko hari inshingano yawe. Inshingano yawe niyo Imana igusaba.
hanyuma nayo igakora inshingano yayo. Umwana w'umuntu agira imbaraga nkeya, turi abanyantege nkeya cyane. Ariko igitangaje nubwo turi abanyantege nkeya cyane, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya nuko ugomba kwemera gushobozwa. Kandi ntabwo wakwemera gushobozwa utabanje kwemera yuko uri umunyantege nkeya. Kandi ntabwo wakwemera gushobozwa nanone utabanje kwemera yuko Imana ishoboye byose. Ibyakunanira yuko Imana yo ibishoboye. Rero ugomba mbere na mbere kubanza kumenya yuko uri umunyantege nkeya, yuko nta kintu wakwishoboza gukora. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri ni ukumenya yuko Imana ishobora byose kandi yuko yagushoboza. Ikindi ni uguca bugufi mu mutima wawe cyane, ukemerera Imana kugushoboza. Mu yandi magambo, ukamanika amaboko ukishyira mu biganza by'Imana, uciye bugufi cyane wifuza gushobozwa. Twigeze kwigana, nigeze kubabwira ngo umuntu ni umwuka ariko akaba atuye mu mubiri. Mbabwira ikindi kintu kivuga ngo nubwo dutuye mu mibiri niho iwacu mu gihe turi hano mu isi, ariko dukunze kuba hanze y'imibiri yacu. Ikindi kintu nshaka ko tumenya nuko nanone bene data, kugira ngo tubashe kurinda imitima yacu, ugomba kumenya yuko umutima wawe uri mu mubiri wawe, ntabwo umutima wawe uri hanze y'umubiri wawe. Rero kugira ngo ubashe kurinda umutima wawe, ukwiriye kumenya aho uwurindira. Ntabwo ushobora kurinda ikintu mu by'ukuri kandi utari kumwe nacyo. Rero niba ugomba kurinda umutima wawe kandi umutima wawe ukaba uri mu mubiri wawe, ugomba rero kuba mu mubiri wawe ukaba hafi y'umutima wawe. Niki nshaka kuvuga? Nkuko n'ubundi nabikomojeho, wowe uri umwuka kandi ukaba utuye mu mubiri. Rero ujye wirinda cyane gushaka kuba hanze y'umubiri wawe kuruta uko ubamo imbere mu mubiri wawe. Twarabibonye ukuntu abantu dukunze kubaho hanze y'imibiri yacu, ndavuga imyuka yacu, dukunze yuko iba hanze y'imibiri yacu. Ibyo dukunze gutekereza, ibya bindi twirirwamo. Aha ndatanga urugero rw'akazi dukunze kuba turimo umunsi ku munsi. Usanga intekerezo zacu, amarangamutima yacu, byose bikunze kuba mu bintu bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima bw'ibyo imibiri yacu idusaba. Ahanini usanga imyuka yacu, nimvuga imyuka yacu wumve yuko ndimo kuvuga ibitekerezo byacu ndetse n'amarangamutima yacu. Rero usanga intekerezo zacu n'amarangamutima yacu bikunze kwita ku bintu imibiri yacu ikena cyangwa se yifuza mu buzima bwacu mbese bwa buri munsi. Nari ndimo kuvuga ngo niba ushaka kurinda umutima wawe, ugomba kwirinda cyane gushaka kuba hanze y'umubiri wawe kuruta uko ubamo imbere mu mubiri wawe. Wowe nkande, wowe nk'amarangamutima yawe, kandi wowe nk'ibitekerezo byawe, ukwiriye kuba hafi y'umutima wawe. Biragoye kubumvisha ukuntu amarangamutima yawe n'ubundi akwiriye kuba hafi y'amarangamutima yawe. Ibitekerezo byawe bikwiriye kuba hafi y'amarangamutima yawe. Mureke dusome nanone hahandi twari twasomye mu Migani ibice 4, mwumve ku murongo wa 20 ukuntu havuga: mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga. Muribuka ijambo Imana yabwiye Yosuwa. Yaramubwiye ngo muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 8, yaramubwiye ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko
ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ngo ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ngo niho uzabashishwa byose, mbese ugatsindishirizwa muri byose kandi ugahirwa. Rero ijambo ry'Imana iyo ugerageza kurisoma ndetse ukaritekerezaho, ririmo imbaraga zituma amarangamutima yawe cyangwa se umutima wawe ubonera ukarindwa. Yesu nashimwe cyane. Umva ahangaha, mwana wanjye ita ku magambo yanjye. Niba ushaka kurinda umutima wawe, ita ku magambo y'Imana, ita ku ijambo ry'Imana. Kwita ku kintu bivuze ngo ugiha umwanya, ugitindaho, ugiha agaciro, umwanya munini wawe ugatwarwa n'icyo kintu. Rero ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga. Kwita ku magambo y'Imana ni ibyo twavugaga, ijambo ry'Imana ukariha umwanya. Gutega ugutwi ni iki? Kwa guha umwanya ijambo ry'Imana, ntibibe gusa ngo wicaye urimo kurisoma ariko udatega ugutwi. Wahaye umwanya ijambo ry'Imana, uricaye uravuze uti yenda ndaza kumara amasaha 2 ndimo gusoma ijambo ry'Imana, ariko ntabwo bihagije kurisoma. Igihagije nuko ugomba no gutega ugutwi. Gutega ugutwi ubikoresha ubwenge bwawe n'ubundi. Bya bintu wasomye bitekerezeho, byiteho mu bitekerezo, byibazeho, bishatse kuvuga iki. Gerageza kubifata mu mutwe wawe, gerageza kubivuga n'ibitekerezo byawe, kuko ibitekerezo biravuga. Bivuga bite? Bivuga mu gutekereza bya bintu twasomye cyangwa se twumvise, kongera kubitekereza. Uko wongera kubitekereza, ibitekerezo byawe biba birimo kugenda bivuga bya bintu wasomye cyangwa se wumvise. Uko bitekereza, bitekereze unibaza icyo bishatse kuvuga. Kandi mu gihe urimo kubikora ibyo ngibyo, menya cya kintu twavuze yuko utakwishoboza, kuri umunyantege nkeya, kandi yuko ushobozwa byose na Kristo uguha imbaraga. Rero hamwe no gushaka kumenya ubusobanuro, kora n'isengesho muri wowe ubwira umwami Yesu kugira ngo aguhishurire, agufashe kumenya, guhishurirwa icyo kintu gihishe muri iryo jambo ry'Imana usomye, ubusobanuro buhishe muri iryo jambo. Ubwo busobanuro nibwo buzima. Iyo umwuka w'Imana aguhishurira, iyo agusobanurira ijambo ry'Imana, bizanana n'ubuzima, bizanana n'imbaraga, bizanana n'ubusobanuro, ukamenya icyo bivuze, ariko kandi ukumvamo ubuzima. Ubuzima nshaka kuvuga ni ubuhe? Bizanana n'amahoro, bizanana no kumva utekanye, kandi ukumva ugeze ku isoko cyangwa se ku ndiba y'ukuri kw'ijambo usomye. Wumva nyine ko umutima wawe unyuzwe, kuko umutima w'umuntu n'intekerezo z'umuntu bihora bishaka ukuri. Iyo rero wageze ku kuri, uratuza, uraruhuka. Nibwo buruhukiro bene data umuntu agira mu bugingo bwe. Rero kugira ngo umutima urindwe, nuko umutima ugomba gutuza, umutima ugomba kumva utekanye. Ikindi kintu ugomba gukora nyuma yo gusobanukirwa, nyuma yo kuguha kumenya, nyuma yo kuguha bwa buzima twavugaga, ukazirikana yuko icyubahiro ari icy'Imana, ibyo ni byo guca bugufi. Ikindi kintu gikomeye mwene data, ugomba kwemera kuruhuka. Imana iyo iguhaye uburuhukiro cyangwa se iyo iguhaye kuruhuka, gutuza, kumva yuko utekanye mu mutima,
ugomba noneho kwemera gutekana, ukirinda kujarajara ku bindi bintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana, ukarinda amarangamutima yawe kutarekura wa munezero, kutarekura bya byishimo, kutarekura byatuze, kutarekura ya mahoro wumvise wagize, ukabigundira ugakomeza kubitunga, ntiwemere kubirekura. Reka mbivuge mu buryo bwo kukuyobora nk'ibintu ugomba gukora kugira ngo ubashe kugera kuri icyo kintu turimo kuvuga. Icyambere, yenda reka tuvuge funga amaso. Iyo ufunze amaso, ikintu cyambere uba ukoze, uba wirinze kwita ku bintu bikuzengurutse, biri hanze y'umubiri wawe bikuzengurutse, yenda intebe cyangwa se ibiti cyangwa se n'abantu. Biriya bintu byose ushobora kurebesha amaso y'umubiri, ubwo urabyirinze. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye uba ukoze. Icya kabiri, amatwi yawe y'umubiri uyarinde kwita ku byo wumva bikuzengurutse cyangwa se amajwi wumva hirya no hino, we kuyitaho. Icyo ni ikindi. Ikindi, nubwo ufunze amaso, ushobora gufunga amaso ariko n'ubundi amaso agashaka kureba ibiri imbere. Rero ayo maso nubwo afunze ariko agashaka kureba ibiri imbere, abona iki? Abona umwijima. We gushaka kureba nanone imbere kandi ufunze amaso, ahubwo noneho ayo maso yakarebye imbere, shaka ko arebamo imbere muri wowe, muri wa mutima, agane ahantu hari amarangamutima. Shaka kujya mu mutima wawe, ndetse na ya matwi ye kwita ku biri hanze, ahubwo agane imbere ahari umutima wawe. Nubikora uraza kumva yuko uri mu rugendo, kandi uraza kumva yuko urimo kuva ahantu hamwe ujya ahandi. Biragera ahantu wumve yuko ibiri hanze bitakigufiteho ubutware. Aho rero biba bivuze ngo wafunze umuryango, wabashije kwinjira kandi wafunze umuryango. Hanyuma rero ita kuri ya marangamutima yawe, shaka kuyasuzuma. Ni ayahe marangamutima urimo kumva? Ese ni amarangamutima mabi? Ni amarangamutima meza? Nimba ari mabi, we guhisha Imana. Nimba urimo kumva amaganya, wiganyira, niba urimo kumva agahinda, we kubihisha Imana. Imana ituye mu mutima wawe nayo. Rero tangira uyibwire, uyisobanurire uko wumva. Bwira Imana uti ndumva agahinda, ndumva ubwoba, ndumva ntatekanye, ndumva mbuza amahoro. Mana, mbabarira unkize. Sinakwifuza yuko nkomeza kubaho gutya. Kandi ijambo ryarinyereka yuko ibi ngibi utakwifuza ko nawe aba ari byo mbana nabyo. Kandi nzi neza yuko ijambo ryarivuga ngo nshobozwa byose nawe Kristo mu imbaraga. Rero mu imbaraga z'umutima, imbaraga z'umutima ni iki? Ni ya mahoro, ni bya byishimo, ni kwa kugubwa neza, ni kwa gutekana. Ibyo rero aba ari byo usaba Imana. Kandi wemere kurekura bya bindi udashaka, kuko hari igihe umuntu atarekura nubwo asaba ibindi, ariko Imana igashaka kuguha, ariko amaboko yawe y'umutima akaba afite ibindi afashe. Rero emera kurekura. Kwemera kurekura ni ukora iki? Ni ugutangira gusa nkaho utita kuri ya maganya, utita kuri bwa bwoba, ukabwirengagiza mu mutima wawe.
ugashaka gufata amahoro Imana itanga cyangwa se icyo Imana ishaka kuguha. Iyo ukora gutyo mu mutima wawe bituma n'ubundi Imana ikurekurira ya mahoro, bituma ikurekurira cyangwa se guha wa munezero, kwa gutekana, kwa kumva uguwe neza. None wafashe ya mahoro, kwa gutekana umaze kubifata, bigundire ntubirekure. Bimeze kimwe nanone nka cya kindi ijambo ry'Imana ryabwiye Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Icyo nashakaga ni iki ngiki, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Iryo jambo kubitekereza ku manywa na nijoro, icyo navugaga rero no mu mutima, ibyo wahawe ujye ukomeza kubizirikana amanywa na nijoro, niko kutabirekura. Komeza kubyitaho, komeza kubyibwira, komeza kubigambirira, komeza kumva uburyohe bwabyo kandi ubwishimire, ukomeze kubishimira Imana. Ibyo bituma bitakuvamo. Ibyo rero nibyo birinda umutima. Iyo umutima wuzuye iryo tuze, iyo umutima wuzuye umunezero, ibyishimo, gutekana, kugubwa neza, amahoro umwuka w'Imana utanga, ntabwo bya bindi Yesu yavuze ngo umuntu yanduzwa nabyo ngo kuko biba bivuye mu mutima mubi, ntabwo bya bindi bibi bishobora kuva muri wowe. Kubera iki? Kuko ikirimo kukuvamo ni iki? Bya bindi byiza. Wanze ko bya bindi bibi bigaza, bitegeka, bigutegeka, ahubwo ibyiza by'Imana nibyo uhaye umwanya kugira ngo bigutegeke. Rero icyo gihe icyaha kikuba kure cyane, kandi Imana ibigushoboje kubasha kunesha icyaha cyangwa se kubasha kunesha icyakwanduza. Yesu nashimwe cyane. Rero muri uko gukomeza uzirikana ibyo biri mu mutima wawe amanywa na nijoro, ukarindwa kutandura, nanone ikindi ukomeze uhe Imana icyubahiro, wumve yuko ariyo igushoboza. Akanya gatoya cyane ko kwirata, ko kwibona, gahita gatuma ugwa ukisanga hahandi habi. Tangira kumva uguwe nabi cyane, ukumva amahoro urayataye, nyine urayatakaje, ukumva ubwoba burakwegereye, ukumva yamaganya aragarutse, ukumva bya bindi bibi byose biragarutse. Ubwibone bw'ubugingo ni bubi cyane bene data. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Emera kurinda umutima wawe mwene data. Inzira zo kubasha kurinda umutima wawe twagiye tuzivuga. Imana idufashe. Mana yaremye ijuru n'isi, ndagushimiye, ugize neza Uwera wa Isirayeli. Emera umwuka wawe wera adufashe. Emera umwuka wawe uba muri twe, umufasha, umwigisha, udufasha. Emera umwuka wera afashe ubugingo bwacu, afashe imyuka yacu. Fasha imyuka yacu kukumva mwana, tubashe kumenya ibyo duha, kandi tubashe kwemera kurekura ibyo ushaka kudukiza mu izina rya Yesu. Tubashe gutunga gukiranuka kwawe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbere na mbere dushaka ubwami bwawe, ngo ndetse no gukiranuka kwawe. N'ukwawe rero mwami, si ukwacu. Dufashe gushaka, dufashe kugushaka, kandi dufashe kukubona, udufashe kugutunga, kandi no kubana nawe, no kutakurekura Uwera wa Isirayeli. Ndagushimiye rero, urakoze mwana. Habe ne data umugisha, bisabye nizeye izina ryawe Yesu, amen.